Muraho neza mwese bakunzi bacu, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, twishimiye cyane. Niba ukunda ibiganiro byubaka urukundo, ubuzima n'imibanire myiza, ntukibagirwe gukanda kuri subscribe, ugakanda n'akamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro bishya kandi uri uwa mbere. Uko ubikora ni nako uba ushyigikira umurimo wacu. Reka dutangire ikiganiro cy'uyu munsi. Ni koko, urukundo ni rwiza ariko ntirukura rwonyine. Rukeneye kwitabwaho. Rukeneye amagambo meza, ibikorwa byiza, n'umutima witeguye gutanga ibyishimo ku wo mukundana. Hari abantu benshi bibwira ko urukundo rushimishwa n'impano zihenze gusa. Oya, akenshi ibintu bito bikozwe bivuye ku mutima nibyo bishimisha kurusha ibintu bihenze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ushobora gukora bigatuma umukunzi wawe arushaho kwishimira. Ikintu cya mbere, mwereke ko umwitayeho. Buri muntu akunda kumva ko hari umuntu umwitayeho, cyane cyane iyo afite uwo bakundana, ashimishwa no kubona uwo muntu amwitayeho. Mubaze uko yaramutse, uko umunsi wagenze n'uko yiyumva. Ubwo mwaba muhora muvugana, ubaza uti yiriwe neza, cyangwa se hari icyo nagufashamo. Ibi bishobora guhindura uwo munsi uwo mukundana. Iyo umuntu yumvise ko yitabwaho, umutima we uraruhuka. Icya kabiri, mwumva igihe ari kuvuga. Abantu benshi bumva kugira ngo basubize, ariko urukundo rusaba kugira ngo wumve usobanukirwe. Niba umukunzi wawe afite ikibazo, ntukihutire kumuha igisubizo. Banza umutege amatwi. Rimwe na rimwe icyaba akeneye si inama, ahubwo ni umuntu umwe. Ikintu cya gatatu, umushimira. Ntukamenyere ibintu byiza akora ubifate nk'ibintu bisanzwe. Niba yagutegura amafunguro, mushimire. Niba yagufashije mu kibazo, mushimire. Niba yitaye ku muryango wawe cyangwa ku kazi kawe, bwira uko ubibona, mushimire. Ijambo rimwe ry'ishimwe rishobora kongera ibyishimo by'umukunzi wawe. Ikintu cya kane, ubonera umwanya. Uyu munsi irahuze cyane. Akazi, ishuri, telefone n'imbuga nkoranyambaga ushobora gutwara umwanya wose. Ariko niba ukunda umuntu, ubonera umwanya, muganire, mutemberere hamwe, museke, mwiyibutse impamvu mwakundanye. Ibi bituma urukundo rukomeza kuba rushya kandi mwese mugakomeza kwishimana. Ikintu cya gatanu, mwubahe. Kubaha ni inkingi y'urukundo. Ntukamusuzugure imbere y'abandi, ntukamuvugire nabi imbere y'abandi, ntukamuseke igihe yakoze ikosa, ahubwo uvugana nawe mu bwitonzi no mu cyubahiro. Urukundo rudafite icyubahiro ntiruramba. Ikintu cya gatandatu, ufashe mu bintu bitandukanye. Urukundo si amagambo gusa. Niba ananiwe mufashe, niba afite akazi kenshi, mugabanyirize umutwaro. Ibikorwa bito nk'ibi byerekana urukundo kurusha amagambo menshi. Ikintu cya karindwi, mwereke urukundo mu buryo akunda. Abantu bose ntibakunda kugaragariza urukundo kimwe. Abantu bose ntibakunda kugaragarizwa urukundo kimwe. Hari ukunda amagambo meza, hari ukunda igihe mumarana, hari ukunda impano, hari ukunda gufashwa. Menya icyo umukunzi wawe akunda, maze ukimwereke muri ubwo buryo. Ikintu cya munani, usaba imbabazi. Nta muntu utibeshya. Niba wakoze ikosa, ntukemere ko ishema ryawe ryangiza urukundo. Vuga uti babarira naribeshye, cyangwa se babarira narakosheje. Amagambo mato nk'aya ashobora gukiza umubano wari ugiye gusenyuka, kongera akagarura ibyishimo ku bakundana. Ikintu cya 9, utungure rimwe na rimwe. Ibisaba amafaranga menshi, wamwandikira ubutumwa bwiza, wamuhamagara utamufiteho ikibazo gikomeye, wamugenera akanya kadasanzwe. Ibitunguranye byiza bituma urukundo rugumana uburyohe, mwese mugakomeza kwishima. Ikintu cya 10,
mwereke ko umukunda buri munsi. Ntugategereze ko umunsi w'abakundana ugera gusa cyangwa se umunsi runaka ngo ariwo umwerekaho yuko umukunda. Uyu munsi ushobora gukora ikintu gito, ijambo ryiza, umwenyura, gufata ukuboko, gusengera hamwe. Ibi ni byo bituma urukundo rukura. Inshuti zacu, urukundo ntirukenera kuba utunganye, rukeneye abantu babiri biteguye kurwitaho buri munsi. Ntutegereze ko umukunzi wawe ari we uhora utangira gukora ibyiza, nawe tangira. Birashoboka ko icyo gikorwa gito ukora uyu munsi aricyo kizongera ibyishimo mu rukundo rwanyu. Rero uko dusoza, bwire mu bitekerezo, icyo wowe ukora gituma umukunzi wawe yishima. Ibitekerezo byawe bishobora kugufasha undi muntu kubaka urukundo rwe. Ikindi kandi, niba ari ibyo mushaka ko tuzaganiraho mu biganiro byacu bitaha byerekeye urukundo, imibanire n'ubuzima, bitubwire mu gice cya comment. Tuzagusubiza mu kiganiro gikurikira. Niba iki kiganiro cyagufashije, kanda like, usangize inshuti zawe, kandi cyane cyane kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro byubaka urukundo, ubuzima n'imibanire. Mwakoze cyane kubana natwe. Tubonane mu kiganiro gikurikira.